muraho pastor komera mu Kristo bene muraho igihe kirekire cyane tutababona bose nagushaka ariko we yose mbere na mbere hariya iwacu ni karibu Gose pastor makuru iminsi myinshi urebye amakuru shani meza buri kimwe cyose amaturo baratanga neza rwose gose birukana gose twashize ibyumweru tugaruka dore ko kimwe ntago naje muri korari urabona abantu dukora umurimo w'Imana dufite byinshi tuba duhugiyemo kugira ngo tugeze ubutumwa bw'Imana no tuyishinga kandi tuyishimishe turakomeye nta kibazo none se by'ingenzi ubundi sha igihe kirekire tutaboneka none niki cyabagenzaga se mu Kristo bene da pastor rero mfite ibibazo kagira inkuru abakobwa b'ibisi nabona haba mu rusengero mw'itorero ryacu haba hehe none banagize no mu bitabo pastor numva pastor satani baho numva meze nabi cyane pastor gose mudohore pastor numva uko umeze se guhitwa bone we pana yakwe Stefano uyu muntu abyibuha na hano hose hagenda hakura hose buri hamwe pastor birandembeje abakobwa bateye ukuntu uze ko ndashiduka nkabareba cyane nkabakanurira ukagenda ukabakanurira oya amaso nabone barebye bareba ariko mu izina rya Yesu igitabo none naguze none ni ishyano icyo gitabo ni bwoko kintu nyabaki pastor gose ni igitabo cy'indirimbo cyangwa imbarisha ntabwo ari cy'indirimbo ni igitabo mfite hano pastor nawe ndebera bawara ndebera hano pastor yegera neza undebere pastor urareba reba pastor reba Baba uziko ngasa nga wundi Stefano kira Stefano sana reba uziko jugunya satani Stefano umva ngaho bugiye basoza jugunya satani ngenda nta cyana koza ariko wowe nta cyaho ufite ntacyo icyaha gifite abangabo umva wowe kintu nakubwira cyo abangabo baza muri iki gitabo bamize uko nguko nibo bafite cyaho urarengana njyewe wavuye kukigura nta cyana wowe nta kibazo ajya mu ijuru basakoze pastor none ubu nataha nta kibazo pastor wagenda urakoze cyane kuri Stefano none bari nawe bari n'abapagani bareba ibyiza uziko ngo pasiteri se umuntu ndakabura ubugingo bwanjye rwose shino se wandikwa imyenda nayo ndumva yatangiye kumfata kandi yamurubukaga